Uyu mugabo muramuzi yitwa Apotre Yongwe. Abazi uyu mugabo kera akiri muri ADEPR bavuga ko yari arimo umwuka w'Imana ndetse yari umukristo ku buryo buhebuje, kandi abamuzi bavuga ko yari afite umwuka wera, afite n'impano z'Imana. Avuga ko umwuka wera yamukoreshaga rwose ibintu bikomeye kandi ko yuzuraga umwuka wera. Wavuga uti byaje kugenda gutya? Abahanuzi n'abanyempano rimwe na rimwe Satani hari ukuntu igira gutya ikabatera, nimba navuga ko ari ishoti, nimba navuga ko sinzi ikintu kibaho kugira ngo abahanuzi bave mu byizerwa, kuko biroroshye ko abanyempano cyane cyane abafite impano y'ubuhanuzi rwose bagwa, ndetse Satani nibahiga cyane. Impamvu nta yindi ni uko Satani yavuye mu ijuru yirukanwe, kandi burya nawe abazi Bibiliya murabizi ko Satani nawe yari umunyempano ukomeye yitwaga Rusoferi. Uyu mugabo uri gusuzugurwa cyane kandi yari asanzwe ari umuntu ufite icyubahiro gikomeye, wavuga uti bimeze biti? Nk'uko abapasiteri bagenzi be harimo Byishimo na Pastor Claude babivuga, cyangwa se n'abandi bakristo benshi banyuranye, uyu mwapotre Yongwe yari umukristo mbere pe, yari umukristo asenga, agasengera n'abanyempano, ndetse rwose akuzura umwuka wera hafi no kuguruka. Ariko nk'uko mubizi, twifashishije ijambo ry'Imana, hari aho Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, kandi igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kikajugunya mu nyanja. Rero uyu mwapotre nawe buriya iyo umuntu adafite imbuto kuko biba byoroshye, imbuto ubundi nizo zikomeza igiti. Igiti buriya igihe cyose batakibonaho imbuto, nyir'igiti nyir'umurima atakibonaho imbuto aragica. Uyu mwapotre Yongwe rero ndatekereza nawe ariko byamugendekeye. Murabizi mu minsi ishize yigeze gufungwa bamurega ubwesikoro cyangwa se ubwambuzi bushukana, ariko aza kuburana ndetse bamukatira n'igihano gisubitse, ariko Yongwe aranga abayongwe. Yamenyekanye rero ku izina rya Yongwe kubera televiziyo yitwa Yongwe, ndetse murabizi ko yari afite n'igitangazamakuru cyitwa The Bible TV. Apotre Yongwe rero, cyangwa se wakunda kwiyita ngo Apostle Yongwe, uyu mugabo yabaye umuntu ukomeye cyane mu gihugu, ndetse n'abadiaspora baramumenya n'abazungu, ariko kubera imyitwarire mibi cyane bituma agenda asubira inyuma. Wavuga ngo uyu muntu witwaga Dadi, witwaga Papa Bitangaza, witwaga Papa Buhanuzi, byaje kumugendekera gute? Inkuru y'uyu mwapotre Yongwe ni inkuru ikomeye cyane ndetse ibabaje abantu benshi, uburyo shitani ahanantuye uno mwapotre wiyise apotre ndetse akazamuka. Murabizi apotre ni izina riba rikomeye, izina riri hejuru. Mwumva iyo umuntu ageze ku ntumwa aba ari hafi ya Yesu. Uyu mwapotre rero buriya ntabwo yigeze amenya ko Satani yagiye kuguhanura. Iyo wazamutse ku gasongero byoroshye kuguhanura cyane ndetse ugasandara kurenza umuntu uri hasi. Burya umuntu uri hasi ashobora kugwa bikoroha akiramira, ariko umuntu wageze ku gasongero iyo aguye arasandara ndetse agahita ashwanyagurika. Uyu rero nawe niko byamugendekere. Burya iyo wabaye apotre uba wazamutse wageze ku gasongero ko hejuru. Nk'uko mubizi, umuntu aramanza agakizwa, akiga igice, yangiza akabatizwa, akaba umukirisitu usanzwe, akajya muri korali, akaba mwarimu, akaba diakoni, akaba pasiteri, akagenda azamuka. Iyo rero wabaye apostle uri ku gasongero, kuko buri muntu wese aba akureba. Aha niho Satani yafatiye Yesu avuye mu masengesho y'iminsi 40, aramubwira ngo zamuka ugera hejuru ku gasongero, hanyuma umanuke witure hasi kuko izagutegekera abamarayika bakagusama. Yesu amenya uburiganya bwa Satani, ntiyasimbuka.
ariko mu by'ukuri iyo ataza kuba yarasomye ijambo ry'Imana afite ijambo mu mutima we, aba yaratsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yongwe rero nk'uko abantu benshi bari kubitangaza mu Bugande, aho yari amaze iminsi ari, abantu yasengeraga cyangwa se ahantu yabwirizaga batangaje ko nta jambo ry'Imana yibitseho mu mutima we, ndetse akaba ibyo yivugiraga ari morali, gutera waraza. Murabizi abapasiteri b'iyi minsi biterera warazaho kugira ngo babwirize ijambo ry'Imana, ukagira ngo Bibiliya yararangiye, ukagira ngo Bibiliya yabaye ntoya. Rero n'uyu Apostle Yongwe nawe niko byagenze, yaragendaga akabihera morali, akababwira amagambo anezeza imitima, ubuhanuzi buryoshya imitima, aho kugira ngo ababwire ijambo ry'Imana bihane. Ni nka kwa kundi usanga abantu babwira abasambanyi ati Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye viza, kandi wenda ni umusambanyi wo ku rwego rwo hejuru, aho kugira ngo umubwire uti ihane utazarimbuka, ahubwo ukamubwira uti Imana iguhaye etaje, Imana izaguha indi modoka. Ni gutyo rero abahanuzi b'iyi minsi bahanurira abantu, ariko baba bari kubabeshya, babarya utwabo, babatera morali. Ariko cyiza nk'uko Riziki ajya akunda kubivuga, icyiza ni uko wamubwira uwo munyabyaha akarimbuka. Umuhanuzi igihe abona icyaha, aho kugira ngo akivuge, akabwira wa muntu abonyeho icyaha, akamubwira utugambo twiza, ariko buriya uba umurimbuye, uba umwishe, uba ubaye umurimbuzi, kuko buriya uba umuhemukiye ndetse bikomeye cyane. Rero uyu Apotre Yongwe nawe niko byagenze mu Rwanda. Murabizi amaze kuburana nibwo yaje kuri The Bible TV, akajya nyine ashyushya, akavuga n'abakozi b'Imana, akavuga batenze. Murabizi yigeze gutenga abapasiteri banyuranye nka Pastor Justin, Pasiteri Mutesi, Pastor Claude, abahanuzi ba Ezekiel, bose aravuga ati ndabatenze, muzamanza mwisubireho cyangwa se musubire ku gicaniro. Ariko abantu benshi bakishima bati Apotre Yongwe rwose yarahindutse, yabaye umuntu muzima rwose, agasengera n'abantu bapfukamye, akabatuza ati mwihane. Ukabona ko Apotre Yongwe yateye imbere. Ariko byaje gutangaza abantu benshi ubwo Apotre Yongwe yazaga kujya mu Bugande, bamwe bakavuga bati yarahunze, abandi bakajya bavuga bati Apotre Yongwe yahunze amadeni, kuko amakuru ahari ni uko Apotre Yongwe yahunze amadeni, ndetse afite amadeni menshi agera muri miliyoni zirenga 40 kuri iriya televiziyo ye ya Yongwe. Ibyo rero byatumaga abantu benshi bavuga bati Apotre Yongwe yarahunze. Ariko aza gutangaza ibintu bikomeye, avuga ko ari mu ivugabutumwa, ndetse ko yagiye kubwiriza ubutumwa. Gusa nk'uko mubizi, abantu b'iyi si bose bacanye ku maso, kandi isi yabaye umudugudu, isi yabaye ntoya. Bamwe mu bakirisito yasengeraga, bamwe mu bakirisito yabaga ari kumwe nabo, baje gutangaza inkuru ko Apotre Yongwe nubwo aba ari kubwiriza, nubwo aba ari kubigisha, ariko atariyo ntego ye nyamukuru. Ahubwo intego ye nyamukuru ari ukwishakira amafaranga, ari ugushimisha umubiri, ari ukwesikoroka abantu. Noneho bamwe na bamwe rero bakajya boherereza mesaje Pastor Claude, bakamubwira bati Yongwe ntago yahindutse, Yongwe rwose yaje gutuburira abantu bo mu Bugande. Mu Rwanda yabonye ntawe yatuburira, mu diaspora bo hanze, ariko yaje gutuburira abantu bo mu Bugande. Rero murumva ni ibintu bibabaje cyane kuba umuntu yakwishushanya ko yahindutse, ndetse abantu bakamwizera, ariko ari kwa kundi nyine umuntu aba ari ikirura imbere, ariko inyuma akaba ari agatama keza. Inyuma wamubona ukabona ni agatama keza, ariko imbere ari ikirura, cyangwa se wa mugani Yesu yaciye akavuga ngo amasiga aryana. Ni ibintu rero bitakiriwe na benshi, kuko Yongwe aho ngaho mu Bugande yagiye arangwa n'ibintu byinshi, ugasanga ngo ari guheheta abagore beza, akirebera abagore beza bafite ikimero, ndetse bikamugusha, bikamujyana no mu busambanyi, akajya muri hoteli nziza, akarya ifi nziza,
rwose Yongwe aho kugira ngo agende akore umurimo w'Imana mu Bugande, asengera abantu, abaganiriza ijambo ry'Imana, yiyiriza ubusa asenge, ahubwo nibyo yikoreye rwose, akajya asohokana abagore beza, ifi nziza, ifiriti, n'inzoga ntabwo yatinye kuzinywa, yanywaga ka vino keza kameze neza. Mbese murumva ni ibintu bibabaje bantu b'Imana. Buriya Imana umunsi umwe yigeze kubwira umuntu, iramubwira iti murapfusha mukarira, ariko njye napfusha ntimurire. Kubera iki? Ako buriya Imana yo iyo umuntu apfuye agiye mu butaka, buriya Imana ntabwo imufata nk'upfuye, ahubwo yo imufata nk'uje cyangwa se nk'urutse cyangwa se nk'uyisanze. Ariko iyo umuntu yari yarakijijwe agasubira inyuma, uwo nguwo niwe Imana ifata nk'uwapfuye, ahubwo uwo nguwo Imana iyo imurebye ibona ari nk'intumbi. Rero Yongwe kugira ngo atume abantu bajya kuri Kristo, ahubwo yagushije abantu benshi, benshi bararimbuka, abenshi aho kugira ngo bajye kuri Kristo nyine bararimbuka, benshi basubira inyuma kubera ibyo bintu yakoraga by'ubuhehesi, ndetse nta jambo afite ry'Imana muri we, nta gusenga, reka da, ahubwo Yongwe akajya yirebera abagore beza bafite ikimero. Ibyo rero byatumye abantu benshi bababara cyane, barakomereka, ndetse bakajya bamufata na za videwo, bakamufata n'amajwi ndetse n'amashusho, bakajya babyoherereza abantu bo mu Rwanda. Ubwo rero ni ibintu byababaje abantu benshi, kuko abakristo benshi baravuga bati Yongwe aracyari umusambanyi, Yongwe aracyari umujura, Yongwe ni umubeshyi, Apotre Yongwe ni umwesikoro, bakavuga ati Apotre Yongwe ni umuhehesi. Turetse utugambo dukirigita gusa abakristo tubaryoshya rwose, nta kandi gakiza kari muri we. Iyo urumva ni kwa kundi bavuga ngo akabaye icwende ntikoga, niko Abanyarwanda bavuze ngo akabaye icwende ntago koga, ariko buriya ngo niyo koze ntago gashira umunuko. Ntago byoroshye rero mwa bantu mwe, ntago ari ibintu byoroshye. Ubundi abakozi b'Imana tuzabamenyera ku mbuto zabo, nibyo Pawulo yandikira Abagalatiya yavuze ngo abakozi b'Imana, abantu b'Imana tuzabamenyera ku mbuto zabo, kandi imbuto z'umwuka bagomba kuba bafite umwuka wera, ndetse bakaba buzura umwuka wera bafite n'imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka murazizi, harimo urukundo, abantu bakaba bafite urukundo. Ntabwo waba ufite urukundo ngo ujye gusambanya abagore ba bagenzi bawe, ngo usohokane abagore beza ugire ubwo busambanyi. Buriya iyo usambanyije umuntu ntabwo uba umukunzi. Ibyishimo ntabwo ni urubuto rw'umwuka, amahoro, gutera amahoro muri bagenzi bawe, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, hakaba no kugwa neza no kwirinda. Ko Pawulo yaravuze ngo ibimeze bityo nta mategeko na make abihana, kandi avuga ngo abantu ba Kristo babambanywe n'irari, niruba n'irari ryayo, kandi ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Abantu bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi abariho bose bitwa ko bakijijwe bakagombye kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, bagatinya icyaha n'igisa nacyo. Rero Apotre Yongwe murumva ko mu by'ukuri yasebeje izina ry'Imana, nubwo Imana itagiseba, burya Imana ntabwo igiseba, burya ni wowe. Gukizwa kwawe ni inyungu zawe, kubaho neza kwawe ni inyungu zawe, kuko buriya iyo ukoze ibintu bibi nk'ibi uba usebeje umuryango wawe, uba usebeje igihugu cyawe, uba wisebeje wowe ubwawe, kuko Imana yo rwose ndahamya ntashidikanya ko Imana ntago ijya iseba, gusa yo iterwa isoni no kwitwa Imana yawe uri umunyabyaha, ariko Imana ntigiseba. Reba rero kuba umuntu yakwitwa pasiteri akabatiza abantu gutya mu mazi muri Yorodani, kandi ari umusambanyi, ari umuhehesi, akakurambikaho ikiganza akakubatiza. Buriya ni ukuvuga ngo ubusambanyi bwose buri muri we aba bugushyizemo. Ubusambanyi, ubuhehesi, ubujura, bya byaha byose yirirwamo cyangwa se afite atihannye,
buriya byose wowe uzavamo ubikora gatanu. Rero ni ukuri dusengere umurimo w'Imana, birababaje, birababaje. Ni ibintu abantu benshi bakomeza kumva ko bibabaje.